Reka tubifurize ibihe byiza mwese mukomeje gukurikira ibiganiro bya Ishingiro Sport cyangwa se bya Radio Ishingiro Sport ku murongo wacu wa YouTube channel. Turi kuwa gatandatu birumvikana tariki ya 14 z'ukwezi kwa gatandatu 2025. Ngendi Alphonse Ngondamore cyangwa se Alpha niwe mugiye kubana muri aka kanya. Mu by'ukuri reka duhere mu ikipe ya APR. Murabizi channel yacu n'ubundi tugaruka ku makuru agiye atandukanye agaruka kuri siporo. Ubu tuvugana ikipe ya APR Football Club imaze gusezerera abakinnyi bagera muri batandatu cyangwa se imaze gushimira abakinnyi bagera muri batandatu. Abo bakinnyi bakwibaza ngo ni bande bazize iki? N'abakinnyi batandatu mu by'ukuri bari bamazemo igihe kitari gito cyane rwose bafasha ino kipe y'ingabo z'igihugu kugira ngo itware ibikombe bigiye bitandukanye, ariko byagezeho biza kwanga cyangwa se iza gusanga wenda bitewe n'icyerekezo cyangwa se bitewe na gahunda bafite batazakomezanya mu byiyumviro byayo. Muri abo bakinnyi rero ni abakinnyi benshi bagiye batandukanye rwose, benshi ibinyujije ku mbuga zayo nkoranyambaga rwose. Aka kanya imaze kubabwira ngo turabashimiye uburyo twabibanyemo neza cyangwa se uburyo twabanyemo neza rwose, reka tubashimire ubundi mujye gushakira ahandi ubuzima. Rero nta kindi gitumye ikipe ya APR birukana cyangwa se ibasezera cyangwa se bashimira, ni ukugira ngo bashake amakipe yandi hakiri kare, hato batazagira ngo wenda ikipe ya APR yababereye imbogamizi cyangwa se yababereye umutego ukomeye cyane babuza kujya gushaka amaramuko cyangwa se amahaho ahandi. Niyo mpamvu ibikoze hakiri kare kugira ngo hatazagira umuntu n'umwe uzayitwaza. Ku ikubitiro n'ubundi ku munsi w'ejo ndetse n'ejo bundi mwagiye mubibona ko umugabo witwa Tadio Ruwanga yari yamaze kwandika ibaruwa ashimira ubuyobozi bw'ikipe ya APR ababwira ati rwose reka tureke kwirirwa turuhanya, ngewe mbaye ngiye ntabwo tuzakomezanya. Aha rero uyu mugabo w'umugande waje mu ikipe ya APR aje kubafasha nk'umukinnyi wakina hagati. Ubwo rero Tadio Ruwanga niwe wabaye uwa mbere, nayo n'ubundi APR isimushimira nubwo yayitanze. Ubwo rero ku mwanya wa kabiri hari witwa Kwitonda Arebaka. Ni ka gasore ikipe ya APR yaravanye mu ikipe ya Bugesera, yaramuzana iramukoresha. Muribuka ko hari umwaka rwose Kwitonda Arebaka yakinaga, ariko ejo bundi bisa nkaho byamwangiye neza muri sezo duherutse ku ngoma y'umutoza Darikonovic, ariko wabonaga ko atabona umwanya ubanza mu kibuga. Bisa nkaho bimwangira neza kubona umwanya ubanza mu kibuga, wanabihuza n'icyerekezo ikipe ya APR ifite, bisa nkaho byanze. Ubwo rero Kwitonda Arebaka niwe n'umwe mu basore ikipe ya APR irekuye. Ubwo rero amakipe menshi rwose afite gahunda ashatse yamurambagize ko Kwitonda Arebaka ntawavuga ko ari umukinnyi mubi cyane rwose, n'umukinnyi mwiza, ni umukinnyi aramutse abonye umwanya ubanza mu kibuga byagufasha byinshi cyane. Undi mukinnyi w'ikipe ya APR imaze gushimira ni umuzamu witwa Paver Nzira. Iyo Paver Nzira ikipe ya APR nayo imaze kumusezera cyangwa se imaze kumubwira ngo rwose twabanye neza mu gihe wazaga nk'umunyakongo Brazzaville, ntacyo utakoze, mwizamu warinze neza, ariko icyerekezo dufite cyangwa se dukurikije uko tubibona biragoye cyane. Reka nawe tugushimire rwose ku byo tugejejeho cyangwa se ku byo twageranyeho, ariko uzajye gushaka amaronko ahandi. Uyu muzamu Paver Nzira w'umunyakongo Brazzaville, niba mubyibuka neza murabyibuka ko uno mugabo umusore witwa Ishimwe Pierre, umuzamu wa APR, ubu ngubu twavuga ko niwe wa mbere, wavuga ko yamuryanye umwanya ntabwo naba mbeshye. Kandi n'ujya kureba filozofi za APR mu izamu urabona ko ishaka guteza abanyarwanda imbere kurusha gukoresha abanyamahanga cyane, kuko nka Ishimwe Pierre murabizi muri equipe nationale Amavubi n'umwe mu basore basigaye bameze neza, rimwe n'imwe nubwo agihanganiye umwanya na ba Ntwari Fiacre, ariko ubona ko aba ari nk'uwa kabiri byibuze, ku buryo ubona bari sawa cyane. Akomeje gutya byazaba byiza cyane. Ndabamubyibuka neza cyane ikipe ya APR ku munsi w'ejo nababwiraga ko irimo gushaka umuzamu w'ikipe ya Bugesera, kandi ni umusore w'umunyarwanda, n'abandi bagiye batandukanye. Mu by'ukuri ubona ko filozofi yo gufatisha umuzamu w'umunyamahanga ntabwo ari ibintu byayo gusa, ariko nanone umuzamu burya ntiyakagombye guhenda ikipe. Nimujye kureba ama ekipe akomeye uzasanga iyo ikipe ikomeye ku mutima wa defense hagati ikaba ikomeye, umuzamu burya nta mipira myinshi cyane ahura nayo, nubwo nanone utajenjeka. Ariko mu izamu rya APR nkurikije uko mbibona, Ishimwe Pierre bazamuza n'abandi bazamu wenda bazakora challenge cyangwa se bazamuhata igitutu kugira ngo birusheho kugera neza cyane. Ariko ubona ko ikipe ya APR aho ngaho mu bazamu b'abanyamahanga ubona ko bitabatayiraje inshinga cyane.
Undi musore nishimira Imana Ismael bakunda kwita Pichu, uyu musore murabyibuka ikipe ya APR yaherutse kumugura cyangwa se yaherutse kumugarura mu ikipe, ariko kumugarura mu ikipe namwe murabizi yagarutse mu mikino yo kwishyura cyangwa se imikino ya fazare. Umutoza Darikonovic nibwo yamuzanye aravuga ati nyamara aramutse aje yadufasha, ariko ibi byose nawe bigaterwa n'akajagari kari mu ikipe ya APR. Niba mubyibuka neza uburyo yari yaraguze abakinnyi bagiye batandukanye bayishimiye Imana Ismael Pichu, baraza babura umwanya n'abandi bagiye batandukanye. Ubwo rero bibaye ngombwa ko uno mugabo Nshimirimana Ismael Pichu nawe asezererwa cyangwa se ashimirwa ibyo yageranyeho n'ikipe ya APR. Undi musore nawe twakunze kumubabwira umaze gusezererwa aka kanya tuvugana ni umugabo witwa Ndayishimiye Dieudonné. Ndayishimiye Dieudonné nawe niba mubyibuka neza cyane mu kibuga cya APR cyangwa se mu ikipe ya APR, ntabwo yakunze kubona umwanya rwose, ubona ko bisa nkaho bitakunze kumuhira cyangwa se bitamugendekeye neza cyane. Ubwo rero ikipe ya APR iravuga ngo Ndayishimiye Dieudonné weho rwose nawe twabanye neza, ntacyo utakoze, ariko mu by'ukuri umwanya wabonagamo ari muke cyane. Reka nawe tugushimire wigendere amahoro, uzagira urugendo ruhire, ntacyo tutakoze rwose mu gihe twari tumaranye. Amafaranga twaguhaye neza, amafaranga twaguhembye neza, kandi abangaba niba hano basigaranyemo amasezerano, ikipe y'ingabo z'igihugu yiteguye kumwishyura, amara kumwishyura bikagenda neza cyane. Dusoreze kuri ngo witwa Victor Mbawoma. Victor Mbawoma muramwibuka, n'umwe mu basore ndetse wanabaye top scorer hano mu Rwanda. Ubwo yazaga murabyibuka neza, Victor Mbawoma ni umusore w'umunya-Nigeria, ariko nawe yageze mu Rwanda bisa nkaho byanga neza muri uyu mwaka wagera n'ikibazo cy'imvune, aragenda abaho ngaho rwose neza biramwangira neza burundu, abura umwanya ubanza mu kibuga. Ubwo rero ni ikipe ya APR irimo gushaka uburyo yagura abakinnyi bakomeye cyane, ni ikipe ya APR irimo gushaka uburyo yagura abakinnyi bazayifasha mu mikino nyafurika muri CAF Champions League. Ni abakinnyi ishaka bazayifasha muri shampiyona. Ni ikipe ya APR itarabona umutoza uzatoza ekipe mu by'ukuri, ubona ko rwose ni ikipe ya APR kandi yamaze kugura abakinnyi nanone b'abanyarwanda barimo ba Bugingo Hakim, abasore barimo ba Eragwa Haji avanye mu ikipe ya APR, n'abakari abasore bazayifasha. Rero ikipe ya APR mu by'ukuri ni ekipe irimo gushaka kwibaka bikomeye cyane. Ni ekipe bivugwa ko yamaze kugura Sekiganda, umugabo w'umugande rwose nawe uzaba ari uwundi ubona kapiteni y'ikipe yitwa Villa Sporting Club yari mu gihugu cyo mu Bugande. Urumva rero mu by'ukuri ikipe ya APR ihagaze bwuma, kandi ikomeje no kurambagiza abandi bakinnyi cyane nk'abanyamahanga benshi nabo muri Afurika y'Iburengerazuba. Ku munsi w'ejo twagiye tubigarukaho ko yagiye arambagiza abakinnyi benshi bo muri Afurika y'Iburengerazuba, nibo abanyamahanga ishaka kuzana nyuma y'uko ishimye imikinire ya Djibril Ouattara, uburyo yabafashije cyane. Ni ikipe ya APR kandi idashaka kurekura umusore witwa Nigena Clement. Ni ikipe ya APR idashaka kurekura n'abandi basore bagiye batandukanye, ku buryo rwose ivuga iti turamutse tubarekuye cyaba ari igihombo gikomeye cyane, kandi natwe tuzabakenera, ahubwo ibyo bazadusaba tuzabibaha, ariko ntibazagire aho bajya. Niko byifashira mu by'ukuri. Rero nshuti bakunzi ba Radio Ishingiro Sport, reka mbashimire uburyo tubanye muri iyi minota mu by'ukuri, kwara kugira ngo mbahe update zigezweho mu ikipe ya APR Football Club. Wenda ikindi nasorezaho ni ikipe ya Gicumbi Football Club. Ikipe ya Gicumbi Football Club nyuma y'uko abanyamuryango bakomeje kugenda babisaba mu buryo bugiye butandukanye, barekarama bavuga ati se koko mu by'ukuri iyi nteko rusange izaba ryari ngo tugire ibyo duhindura muri ekipe yacu, tuzabigenza gute mu by'ukuri? Ubwo rero kera kabaye ku munsi w'ejo mu masaha nijoro nibwo ubutumire bwagiye hagaragara rwose, bwagiye bunoherezwa n'umuyobozi w'akarere ka Gicumbi Nzabonimpa Emmanuel, abusharinga cyangwa se abaha abanyamuryango b'ikipe ya Gicumbi, babwira ngo rwose muzaze mutore cyangwa se muzatore inyangamugayo mwumva mushaka rwose, nta kabuza nta mpamvu. Ubwo rero mu matora y'ikipe ya Gicumbi FC harimo n'ingingo y'amatora nk'uko abanyamuryango babishakaga. Ni amatora azaba ku itariki 13 z'ukwezi kwa karindwi, ubwo ni mu kwezi gutaha niho amatora azaba. Nabyo nibyo kwishimira mu by'ukuri, ndetse bakazanaganira ku zindi ngingo zigiye zitandukanye
ariko muribuka ko habanje kuvugwa byinshi cyane n'ubu ku mbuga nkoranyambaga haracyavugwa byinshi cyane byinshi bavuga rwose uburyo batabyumva, abandi bakavuga ati nyobozi nyamara mu by'ukuri yari ikwiye kongererwa ubushobozi, ntacyo yari itwaye, bari bakwiye kongererwa ubushobozi. Ibyo ariko ubuyobozi bw'akarere bwo kubatereka mu gihe cy'amatora, ibyo byose nta kibazo bizarebwaho, ariko reka abaturage cyangwa se abanyamuryango babanze bitorera abayobozi bumva bashaka cyangwa se bumva bifuza. Wenda n'izindi apudete gake gake tuzagenda tuzibahereza, ariko wenda ku ngingo y'ibyigwa ku matora y'ikipe ya Gicumbi arimo kurebera hamwe uko umwaka w'imikino wa 2024-2025 wagenze, kurebera hamwe icyakorwa ngo ikipe izitware neza mu mikino ya Rwanda Premier League umwaka w'imikino 2025-2026. Ikindi ni ukurebera hamwe uko umutungo w'ikipe uhagaze, gutora abagize komite nyobozi ya Gicumbi FC. Ubwo urumva mu by'ukuri byose bisa n'ibikubiyemo. Indi ngingo iravuga ngo abanyamuryango bazi ko batarimo cyangwa se abakozi ba Gicumbi bashaka kuba abanyamuryango nabo bagomba kwandika ubusabe bwabo kuri meri ya Gicumbi cyangwa se bakandikira ubuyobozi bw'ikipe ya Gicumbi, nabo ku munsi nyirizina ubundi ubwo bazabahuriye muri sale y'akarere ibintu bizagende neza cyane, nabo bazagire gute bazashyirwe ku bazatora. Rero reka ndeke kwizimba mu magambo hato ntaza kubarambira, nk'ibisanzwe nge na Alpha, wowe utarakora sub cyangwa utarakora kuri subscribe, kandaho ubundi tujye tubana rwose no kuri notification, kandi ubundi tujye tubana mu makuru yacu, kuko ino channel niyo turimo guteza imbere, niyo dushaka kuzajya tunyuzaho amakuru menshi agiye atandukanye ajyanye na siporo. Reka mbabwire ngo mukomeze mugubwe neza, Uwiteka abanenire kandi weekend ikomeze kubaryohera. Nari Alphonse Ngondamahoro cyangwa se Alpha kuri radio Ishingiro, mbabwire ngo bye bye.